bakunzi ibi biganiro bitandukanye bya Biza TV Rwanda, nongeye kwifuriza bibe byiza, nongeye kwifuriza umugoroba mwiza mwese aho mwamuri hose. Nitwa Eric Nshimiyimana. Mwagiye mwumva kenshi ko uburya umuryango ni ikintu gikomeye cyane, umuryango bugizwe n'umugore ndetse n'umugabo, kandi umuryango bugizwe n'abana. Igihe uzaba ufite umuryango wuzuye, ni igihe umuryango uzaba ufite abana, umuryango uzaba ufitemo umugabo, umuryango uzaba ufitemo umugore. Akenshi rero kugira ngo abo bana babeho nuko umugabo n'umugore baba barashakanye byemewe n'amategeko, cyangwa se niyo biba bitemewe n'amategeko, ariko uwo muryango hakabaho kuba wamenyekana cyane mu mategeko y'igihugu runaka cyangwa se amategeko y'umuryango. Mbere na mbere ushobora kuba warasezeranye muri local cyangwa se local civil marriage ku murenge, imbere y'amategeko y'igihugu, ukanasezerana ndetse n'imbere y'Imana cyangwa se kwa padiri cyangwa se kwa pasiteri mu bayisilamu ndetse n'ahandi, bitewe n'imyemerere yawe. Wakibadutse ni ryari umugore utwite aba adakwiye gukora imibonano mpuzabitsina? Ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa munani mwaka 2023, ukwezi n'ukwa munani mwaka 2023, isayo ni isaha y'isa 9:27. Ni inkuru ikomeye cyane iri ku kinyamakuru gikomeye cyane mu gihugu cyitwa bwiza.com. Cyasohoye inkuru igira ati ni ryari umugore utwite aba adakwiye gukora imibonano mpuzabitsina. Uza amateka cyangwa se ushaka kumva amateka y'ubuzima bw'isi, amateka yaranze isi, abanyapolitike, imikino n'imyidagaduro, byose nta handi wabisanga atari kuri Bizaza TV Rwanda. Nawe kandi ukoze subscribe akakanya menya ko utangira urugendo rushya n'ubuzima bushya bwo kumenya isi n'abayituye. Nguhaye ikaze. Abari mu Burundi, Ngozi, Cibitoke, namwe muri za Bujumbura, amahoro ndabakengurikiye mwese. Abari za Uganda, Kenya, Burundi, Tanzania, Republika Demokarasi ya Kongo, abari Sudani, namwe kandi mutera inkunga ibiganiro byacu bya Bizaza TV Rwanda muri Iburayi cyangwa se hakurya muri Amerika, mu Bushinwa ndetse mu Bwongereza n'ahandi, mwese mbifurije ikaze mu muryango wa Bizaza TV Rwanda. Umugore burya ni umuntu ukomeye cyane mu muryango, murambibabwira mu biganiro byagiye bitambuka, ibyamamare bikomeye cyane b'abadamu nka Louise Mushikiwabo, First Lady of His Excellency Paul Kagame, n'abandi batandukanye bakomeye cyane mu bya business ndetse no mu bya politiki. Ni umugore. Narakubwiye kandi ko igihe uzaba ufite company runaka, uzaba ufite product ushaka gucuruza runaka udafitemo uw'igitsina gore, biragoye kugira ngo company yawe itere imbere cyangwa se business yawe itere imbere. Ati rero bigenda gute? Icyo gihe umugore cyangwa se umukobwa yakoze imibonano mpuzabitsina aba afite probability ko yasama inda igihe yakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye cyangwa se yatakoresheje agakingirizo cyangwa se n'izindi pain killer n'ama pains atandukanye amwe bakunda gukoresha mu gihe bari gukora raporo sexuelle. Ibyo byose rero kubikora nuko abikora agire ngo yirinde, ariko igihe wenda wabikoze, wenda uri mu gihe cy'uburumbuke cyangwa se uri mu gihe cy'imihango cyangwa se ugiye kuyegera ya minsi yagenwe kugira ngo ujye mu mihango, cyangwa se nyuma yaho abazi gukubara ibyo murabyumva cyane, ushobora kuba wasama inda. Inda rero igira ibice bitatu, cyangwa se gutwita k'umubyeyi kugira ibice bitatu. Cya mbere ni igihembwe cya mbere, akabamo igihembwe cya kabiri n'igihembwe cya gatatu. Nize kubabwira ngo n'ahantu hataba ibihembwe, haba mu ihinga habamo ibihembwe, haba mu mashuri kwiga habamo ibihembwe, ndetse n'umubyeyi cyangwa se umugore utwite agira ibihembwe byo kuba atwite. Ibyo bihembwe nibyo bigenda bikagira amezi 9 yose, niyo ishobora kuba yaba yatwita wa mwana akazavuka ku munsi runaka. Ku minsi yagenwe mu mezi 9, iminsi igeze mu 180, niyo ngo iyo minsi yose yagenwe ishobora kuba yakongerwaho iminsi 10, yakongerwaho iminsi 10 cyangwa se ugakuraho iminsi 10. Niyo ngo umubyeyi niba agenewe kubyara mu minsi 280 igize ukwezi, amezi 9, hashobora kwiyongeraho iminsi 10 cyangwa se hakazaho imbereho iminsi 10. Muri make
kuri ya minsi 180 umubyeyi ashobora kubyara kuri 270 mbere y'icyumweru cyangwa se mbere y'iminsi 10 cyangwa se ko yabyara nyuma ho iminsi 10 biraterwa cyane. So niyo mpamvu akenshi mube muba carefree, hari ukuntu ujya bona ngo yatinzeho iminsi ngo nabaze ngo umwana si uwanjye, ugasanga bitangiye conflicts mu miryango, bitangiye guteza amakimbirane atandukanye mu miryango. Ibyo kandi sibyo muri make, ariko sibyo nje kubabwira, ahubwo nje kubabwira ese ni ryari umugore utwite ashobora kuba yakora imibonano mpuzabitsina, ni ryari adashobora kuba yayikora. Ni kenshi n'abagore batwite bibaza niba mu gihe batwite bagakora cyangwa se bagakora imibonano mpuzabitsina niba ntacyo byakwangiza ku buzima bwabo cyangwa se no kubo batwite. Aha ni rero bagira impungenge ko inda ishobora kuvamo. Nibyo bintu bakunda kuvuga cyane. Nkunda kwakira amakuru menshi mu biganiro nkunda kugira by'umuryango, kumva arambaje serike inkozi imibonano mpuzabitsina ntwite ifite amezi 5, 6, 8 ya nibyo ngiye kugira ngo tuganireho muri uyu munsi twifashishije ikinyamakuru bwiza.com. Nitwa Eric Nshimiyimana, komeza ukore subscribe ukoresha ku biganiro tukugezaho bya buri munsi, kandi ikaze kuri Biza TV Rwanda. Gukorera imibonano mpuzabitsina rero ni ikintu gisanzwe ku mugore utwite kuva asamye kugeza igihe cyo kubyarira kigeze. Impamvu nuko umwana abarinzwe ari imbere muri nyababyeyi ku buryo adafite aho ahurira n'igitsina cy'umugabo. Urumva n'igihe rumwe prosexuel ya penis cyangwa se cya gitsina cy'umugabo niba kinje muri vagina, there is no any contact, na mwanya numwe cyahuriraho kuba cyagera ku mwana wenda ngo kirakora ku mutwe. Hari imifu nyira abantu batekereza ngo usenge ngo sexy cyangwa se igitsina cy'umugabo ngo gikoze ngo ku mutwe w'umwana ngo gikakubagana ku maguru y'umwana. So ni ibintu mu mugenda muvuga, iyo ni mifu, ntabwo bishoboka. Nyababyeyi rero umwana abaherereyemo cyangwa se ari muri ya placenta imurinda mbese ziriya nyuma yo kuba habaho implantation, hariya ziriya mucus cyangwa fluid zirimo imbere zirinda umwana kuba yahora ari muri motion. Uzarebe wenda mujye wumva ngo umwana ari gukina mu nda, ngo arimo aratera imigeri, ngo ari mu mutwe ngo ufasheho. So abafite fluid hormone zitandukanye zatuma ahora ari muri secretions, amuvinga ajya hepfo azamuka ruguru. Nyababyeyi umwana abamo aherereyemo ikikijwe n'inkondo y'umura ku buryo iba ifunze, bityo igitsina kikaba kitahagira habe na gato, keretse wenda iyo nkondo y'umura ifite ikibazo runaka, yarwaye, hari za tumors, hari nk'ibibyimba byamaze kwagira, amabacteria yagize kwangiza, amavirus n'ibindi bitandukanye, bikaba byakora effect kuri iyo nkondo. Mu gihembwe rero cya mbere iyo umugore atwite usanga imwe mu myanya myibarukiro ye itarambukirwa neza cyane ku buryo aba atanyotewe gukora imibonano mpuzabitsina n'umufasha we cyangwa se n'undi mugabo. Igihembwe rero cya kabiri iyo kije cyangwa se gitangiye muri amezi asoje amezi 3 atangiye andi mezi 3 ashira amezi 6, usanga ibibazo umugore aba afite birimo iseseme, guhurwa, ibiryo bitandukanye ndetse bimaze gushira ku buryo ibyo biryo bimaze gushira amaraso atangiye gutembera neza mu mibiri, cyo agatangira kunyoterwa n'imibonano mpuzabitsina. Urumva ko mu gihembwe cya kabiri umugore yakora imibonano mpuzabitsina kandi ikamuryohera ku buryo yumva n'ubundi bwa buryo yabonaga mbere atari yatwita n'ubundi akomeza kubibona. Mu gihembwe rero cya gatatu rero usanga abagore bagira impungenge kuko inda iba yamaze kuba nkuru, yakuze, uyibona rwose nawe physical appearance uko ubibona, uko agenda, intege zatangiye kuba nkeya, nibwo benshi batangiye ko confused, batangiye kugira ubwoba ati se wenda nakora imibonano mpuzabitsina byagenda gute. Nibyo ngibyo dukomeza kugenda twibaza. Mu buryo rero bwa kiganga rero umugore agirwa inama yo kudakora imibonano mpuzabitsina mu byumweru bya nyuma byo kubyara. Just ngo muri amisi 280 uteranyijeho 10 cyangwa se ugakuramo 10, wa mubyeyi
ashobora kuba yabyariraho, baramubwira ati byibura mubyeyi mu byumweru bya nyuma if possible you can decrease sexual intercourse, wagabanya imibonano mpuzabitsina wakoranaga n'umugabo wawe. Nibyo abaganga bagira inama umubyeyi uruvuye muri kwa kwezi kwa nyuma no kwezi kwa 9 gushira muri amezi 9, ubwo mu kwezi kwa nyuma yagenda bigabanya, cyangwa se hari navuga ati wenda lerika wenda muri ibi byumweru bitatu to decreasing, cyangwa se nabavuga ati wenda kuva mu kwezi kwa 8 twabigaramya bitewe nuko mwebwe n'umugabo wawe mwabyumvikanye. Mu buryo rero bwa kiganiro ko nimaze kuvuga ngo umugore agirwa inama yo kudakora imibonano mpuzabitsina mu byumweru bya nyuma byo kubyara. Impamvu ngo nuko iyo ayikoze hari imisemburo yitwa prostaglandin iva mu masoro igira uruhare mu kwihutisha ibisi, bityo umugore akaba yabyara imburagihe. Nakubwiye ngo mu byumweru bya nyuma impamvu umubyeyi abadashobora kuba yakora imibonano mpuzabitsina n'umugabo cyangwa se n'undi muntu runaka baryamanye, ngo iyo ayikoze hari imisemburo, iyo misemburo muziko hormones atandukanye ari mu mubiri, cyane cyane nka prostaglandin iva mu masoro igira uruhare mu kwihutisha ibisi, bityo umugore akaba yabyara byihuse cyangwa se yabyara imburagihe. Kandi wenda umwana agomba kuba yamara amezi 9 yose mu nda ya mama we, umwana akagumamo until ibise bitangiye kuza, bityo umubyeyi akavuga ati wenda it's time to giving birth, ni umwanya wo kugira ngo mbyare, ni umwanya wo kugira ngo umugisha umwana wanjye aze ku isi nanjye mwakire. Inama rero nuko mu gihe umugore atabujijwe na muganga gukora imibonano mpuzabitsina aba yemerewe, cyangwa se nanone mu gihe wumva utameze neza ni byiza kubireka kugira ngo byibura umwana ashobora kuba yabaho neza kandi abeho afite ubuzima bwiza. Ibyo rero iyo bikoze kandi ukabicishamo mu buryo bwiza, utagiye ngo urajya gukoresha imiti ya gihango y'ibyatsi ngo urajya gukora ibi n'ibi, biragufasha cyane ku buryo umwana wawe azagira ubuzima bwiza akazabaho neza. Ikindi wamenya nuko mw'abagabo mwe muragirwa inama, ntabwo bivuze ngo niba umugore wawe atwite wenda muri ya byumweru 4 bya nyuma cyangwa se muri ya minsi yahisemo ko atakora imibonano mpuzabitsina kandi mwabiganiyeho, ntabwo bisaba ko wamuca inyuma ngo ugende ngo gufata umwanya ujye ko waca inyuma umugore wawe ujye kuryamana ngo n'abana beza n'undi mugore, no ntabwo ari byiza cyane. Urimo uribabaza kandi nawe umugore wawe nabimenye nawe umva yababara, kandi biri mwamaze kumvikana. Ikindi nanone hari igihe umugore ahurwa imibonano mpuzabitsina pe bikaba neza, ukabona umugore ati sinifuza kuba nakora imibonano mpuzabitsina sheri my sweetheart I'm sorry, kandi wenda urabishaka, penisi yawe yahagaze washyutswe, urumva you need kuko n'umugore wawe, ariko akaba ati please I'm sorry I'm so sorry. Ujye umwumva burya umubyeyi arababara cyane, iriya misemburo igenda ikura izamuka igenda iganisha hari umwana bazaca yavukira muri ya myanya myibarukiro, ku buryo byibura umwana agomba kuba yaba maintained well. Hari n'igihe aba afite impungenge runaka ati se nkoze imibonano mpuzabitsina w'umugani indi ikaba yavamo, nk'uko tubibonye ko za prostaglandin iyo zizamutse sometime zongera buriya budahangarwa bw'umwana, zikongera iriya misemburo, zikongera just biriya ku buryo ki umwana ashobora ko yavuka imburagihe kubera ibise byaje vuba, kubera ko ibise byaje mu gihe runaka kitari gikenewe. So bizatuma umwana agira ibibazo bitandukanye. Niyo mpamvu rero mugomba kugirwa inama igihe wumva hari ukuntu bimeze, mwegere muganga, abajyana mu buzima barabegereye, so mufite ama centre de santé abegereye, it's possible kuba wamuhamagatse doctor ko nakoze ibi n'ibi, can you advise me, wambwira nakora iki. So bikaba byagufasha cyane kugira ngo urebe wenda ko umwana azavuka ameze neza. Nitwa Eric Nshimiyimana, komeza ukore subscribe na yindi neguza naho ubutaha.